ni amateka atazapfa kwibagiranwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kuva Aisha Speed yagera hano mu Rwanda, ndagira ngo manze nkumenyeshe yuko nk'uko nta kibura umwanzi cyangwa se nta cyiza cyabuze inenge, uyu mugabo akimara kuhagera hari umuntu wavuze ko hari undi mugabo bahuriye muri Tanzania usa nka Aisha Speed, akaba avuga yuko ari we yohereje Aisha Speed wa nyawe atigeze aza, yasigaye uyu waje akaba ari fake. Ariko nagira ngo niyo mpamvu turi hano kuri izi mikoro kugira ngo umenye ukuri, kugira ngo umenyeshe ko ibyo bavugaga ari ibihuha, ntimukagendere mu kigare. Aha ureba ni mu mujyi wa Kigali yari arimo araza. Reba uruhuri rw'abantu, reba izi kamera, dore abaturage, dore abasitari bose bari bahuruye. Umuntu akifata agashaka gupfubya umuntu ngo amusebye. Mbere y'uko abenshi mwihutira kuvuga ati ni ibihuha koko twabeshywe, umuntu wazanwe ni feke cyangwa se ntago ari uwa nyawo, mujye mumanza mushishoze. Uyu ni Aisha Speed ndetse wa nyawe, niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tubabwize ukuri. Murakoze, mwibuke gukanda subscribe.